Turasoma kitabu cha Yakobo ibice bitanu tano ahera ku murongo wa karindwi tuanze mstari wa 7 arahemukira kwa 12 kuanzia kwa 12. umunsi umwe abana b'Imana bashengereye Uwiteka kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uraturuka he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanje Yobu yuko ari ntawubanye nawe mwisi ko ari umukiranutsi utunganye yubaha Imana kandi akirinda ibibi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ngira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Uzi ntiwagiye kumurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye imirimo y'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu, ariko ramburira ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, geretse ubwe we kumuramburiraho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Yakobo ibice bitanu umurongo wa karindwi mstari wa 7 hadi 7. Urakoze data twese uri mu ijuru, urakoze mubyeyi mwiza, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, izina ryawe riragucyubahiro. Watwemereye uraturinda, none tugarutse muri iki cyumba, urakoze. Amagambo yawe rero arasomwe, niho duteze ibyacu by'umugoroba, emera umanuke uyadusobanurire. Umugaragu wawe tukubone, uze utubere Alpha na Omega, uwaje wese agukeneye atahe akubonye. Ngwino weshe icyubahiro, emera nkuko twakubonye mu gutangira,
no muri bice bisigaye uze uganze tubigusabye izina rya Yesu Kristo amen. Bashobora kwicara. Keti. Mana yacu ntabwo icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Kandi turayishimiye. Tena tunamshukuru. Twishimiye by'ukuri bivuye ku ndiba y'imitima. Mshukuru kwa kutoka ndani ya Sinzi niba namwe mwishimiye. Mshukuru hivyo. Mana nyishimiye cyane kuko yaninze mu rugendo. Mungu sana kwa kuchunga safarini. Na n'uyu munsi ikaba ikendeye. Tangu sasa kingana nichunga. Sinzi niba namwe muri abagenzi. Kama na nyinyi mko wasafiri. Niba mutari abagenzi. Kama mko wasafiri. Mwaba murwanyije ijambo ry'Imana. Kama mnagombanisha neno la Biblia iduhamiriza ko Biblia inatushuhudia abashitsi n'abimukira wageni na wakuhama ndani ya mpamvu rero nanje Imana yarandinze sababu nami Mungu urwo rugendo safari ko hii umushyitsi n'umwimukira kwa mugeni na ntabwo baba hamwe abari hano none ariko ejo bakazaba ari ahandi rero aho haja ahagera akoze ingendo muri izo ngendo zose Uwiteka wandinze ndamushimira Uwiteka wakurinze nawe ndamushimira fatanye nanje guhimbaza Uwiteka wakurinze sinaryo rero muri abicubahiro none n'iteka ryose kubera rero ko ndi umugenzi burya ndanababwira iby'abagenzi ariko ntabwo ari abagenzi bo kuri iyi si gusa ahubwo ni abagenzi bari kujya mu kindi gihugu kandi icyo gihugu ni igihugu cya kure icyo gihugu rero kukijyamo kimarwa urugendo rwacu kugira ngo urusoze ufite umuntu muri kuganira ufite umuntu uri kugutera imbaraga ukuba ufite inkoni uri kugenderaho nta yindi nkoni twabona atari ijambo ry'Imana muri uru rugendo abazarusoza bakarusoza amahoro n'abafitiye inkoni muri uru rugendo abazarusoza ni abafite umugabo ugenda ari kuganira nabo ababwira iby'urugendo ese uwo mugabo ni nde izina rye ni Yesu Kristo twifurije kugendana n'uwo mugabo nuba uri mu rugendo ukagendana nawe ntacyo uzabura nta nubwo uzananirwa nta nubwo uzasonza uwo mugabo agira ibyo kurya ntabwo uzagira inyota uwo mugabo yitwa igitare yahaye abisirayeli amazi urumva atari umugabo ukomeye unasikia ule si kabisa mwana nguvu uwo mugabo afite ibyo kurya yabahaye manu arapatia manu natwe turayifite nasi tunayo ni parole ni yabikoze ntihabwe icubahiro fanya hiyo aggressive aho ibyo kurya byacu byo mu rugo ni chakula cha ya miceri n'ibirayi za chicken na bya byose turya yote tunakula inyongezo naho iby'Imana yaduhaye ijambo ryayo naho biriya lakini vile tubirya uko twavuye guhinga na bikula tugiye gusarura kandi Imana na Mungu kugira ngo tubibone sote tubipate n'abapagani barabibona na wasio n'abatizera bareza bakabona ibyo kurya wanapata chakula ariko babuze parole bakikosa neno ntabwo inzara wayikira hawezi ariko twebwe lakini sisi Imana yaduhaye ibyo kurya cyangwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo somya amagambo ari mu gitabo cya Yobu soma maneno yako ndani ya kitabu cha somya andi ari mu gitabo cya Yakobo soma chenyeji kwa ndani ya kitabu ya rero kuba ndi umugenzi mimi niko msafiri mbwire ni kwigendera acha niwaambie ntabwo umugenzi burya msafiri ntabwo atinda shinde kuko ari umwimukira ari n'umugenzi msafiri agiye ntahatinda kuko ataragera iwabo ayafika kwake turaganira ijambo rigira riti naongeza neno linasema eti imbaraga zo kweza nguvu za kutakaswa imbaraga zo kweza nguvu za kutakaswa ahandi twazibona tuzipata atari mu ijambo ry'Imana ila ndani ya neno la Mungu turaganira ijambo rigira riti neno linasema imbaraga zo kweza nguvu za kutakaswa imbaraga zo kwezwa wewe nguvu za twazibona dute zipata je ushobora kuvuga ngo wareshe sema utakasiwa ariko ntibyari byabo lakini bado kubera ko kwa sababu uracarota nabi kingali na uracatekereza nabi uracareba nabi uracumba nabi uracagendera mu bibi uracagendera mu ntegeke ariko ukeneye imbaraga zo kweza nanjye ndazikeneye dukeneye imbaraga zo kweza nataka nguvu za kutakaswa imbaraga zo kweza turazikura he nguvu za kutakaswa tutapata wapi
twasomye mu gitabo cya Yobu. Tulisoma ndani ya kitabu cha Yobu. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanje Yobu yuko ari ntawuhanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Iyo ni imbaraga yabo. Ile ni nguvu ya kwanza. Imbaraga yabo yo kwezwa, Nguvu ya kutakaswa. kugira ngo wezwe. Kutakaswa. Icyambere, Cha kwanza, ugomba kuba umuntu wirinda ibibi. mtu wa kujihadhari na maovu. Bari abatabikunze. Kuna wengi Kugira ngo wezwe, kugira ngo Imana kweze, Mungu ni kutakaswa. ukuba ufite gukiranuka imbere y'Imana, Kuwa mwenye haki mbele ya Mungu. ni ukuba wirinda ibibi. Unajihadhari maovu. Mu gitabo cy'Imigani Ndani ya kitabu cha Methali ari kuvuga ngo, nasema hivi, iyo umukiranutsi mwenye haki, w'umunyabwenge mwenye hekima abonye ibibi anaona maovu, arabihuha. anakimbia. Ushaka kwezwa, Nataka takaswa. ushaka imbaraga yo kwezwa, Nguvu ya kutakaswa. irinde ibibi. Jihadhari maovu. Dukeneye imbaraga zo kwezwa, Nataka nguvu za kutakaswa. twirinde ibibi. Tujihadhari maovu. Murebe ko Imana itarataye iwacu. Kama Mungu hatakuja kwetu. Twirinde ibibi, Tujihadhari maovu. dukiranukire Imana, Tuwe haki kwa Mungu. Imana izaduha imbaraga. Mungu atupatia nguvu. Uzatureba wese Tutazama hivi azajya aratubonaho kweza. takuwa na pata kwetu kutakaswa. Uzatureba wese azabona turi abana b'Imana. Tutakuwa watoto wa Mungu. Ukeneye amahoro, Nataka amani. irinde ibibi. Jihadhari maovu. Ukeneye urukundo, Nataka upendo. irinde ibibi. Jihadhari na Ukeneye maovu. umugore wawe akakubaha, Mke wako irinde ibibi. Jihadhari Ukeneye maovu. umugabo wawe agukunda, Bwana wako jiepushe na mabaya. Ukeneye Imana itahe iwanyu, irinde ibibi. Jihadhari maovu. Ukeneye Imana itahe mu rusengero, Kuja ndani ya kanisa. twirinde ibibi tuyihamagaje, nayo izatwitaba. Icyo nicyo cyambere Kile kicho cha kwanza kizatuma taacha uhabwa napewa duhabwa wewe imbaraga nguvu yo kwezwa. ya kutakaswa. Imbaraga yo kwezwa Nguvu ya kutakaswa. iva mu kwirinda ibibi. Nataka kushukuru. Imbaraga ya Meshaki Nguvu ya kugira ngo kushukuru. aneshe imbaraga z'umuriro ni uko yirinze kwiyanduza, yagakuramya ibishushanyo, Wanakatara kuabudu sanamu. yemera kuramya Imana Bali kuabudu Mungu yamuhamagaye. aliyemuita. Imbaraga yanesheje Meshaki Ile nguvu yenyewe Meshaki alishinda nayo. ni uko yashyize Imana imbere, Kwa kuwa alitia Mungu. akirinda ibibi. Anajiepusha Imbaraga maovu. yatumye Abedenego Nguvu iliacha Abednego. adahira muri guriya muriro ni uko yari atunze Imana muri we, yaririnze ibibi kuko Imana ibyanga. Niwirinde ibibi, Imana izabana nawe. Niwirinde ibibi, ukabura iteka uzaba kuri wowe. Itorero ry'Imana rikubifurije ngo twirinde ibibi, duhabwe imbaraga yo kwezwa. Ya kutakaswa. Imana yamera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Danieli kugira ngo akire amenyo y'intare, Danieli kusudi aokoke meno ya simba. yemeye kuramya Imana mu bihe biruhije, Alikubali kuabudu Mungu. yemeye kudahemukira Imana. Ari mu gihugu cy'i Babuloni, aravuga ati Anasema nubwo bikomeye ariko nzasenga Imana yanjye. Yirinda ibibi byo kuramya ibishushanyo kugira ngo Imana izamutabare. Imana ihereza imbaraga zo kwezwa. Intare zimubonye zimubona mu Imana, nazo ziramutinya. Yesu wagutangira mu rwego rw'intare kuri uyu mugoroba, nawe intare bagutinya. Simba siwezi kuogopa. Ukeneye imbaraga zo kwezwa, Unahitaji nguvu ya kutakaswa. urazikura he? Utazitoa wapi? Jiepushe mabaya. Nawe yakure ibibi. Uwiteka abwira Satani ati, Mungu anaambia Ibilisi, wamurege Yobu ulimutazama Ayubu, anakiranukira, yiko mwenye haki kwangu, yirinda n'ibibi. anajiepusha na mabaya. Wamukoze, Ulimugusa, wabonye yagira akagezi. uliona alikana kweli. Yobu yahagaze neza, Yobu alisimama wema. Yobu yabaye intwari, Yobu alikuwa shujaa. bisabiye abera bateranye. Yobu alikuwa Tuzagera ku ijuru.
none tuzamukurura ubwire ngo dore yoba wabaye intwari ntabwo twabaye n'ibigeragezo ariko nta n'umwe wahuye n'ibyago iyo mana wahamije natwe niyo twahamije none yobu warakoze tuzabana nawe kuko azaba ari mwene data nifurije abaturage kuri uyu mugoroba birinde ibibi imishari harimo ishari harimo urugomo harimo ubwanzi harimo urwangano harimo kwifata nabi harimo imyifatire mibi harimo ingeso mbi harimo abana b'Imana iyo birinze ibibi bera ingeso nziza kandi igiti kirimo imbuto nziza gisoromwaho na buri wese nifurije abaturage kuri uyu mugoroba ngo abazabareba mwese babona imbuto nziza nifurije kwirinda ibibi nanjye byifuriza kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Twagiye ku gice cya kabiri cya Yobu umugaragu w'Imana arasoma mtumishi wa Mungu atasoma igice cya kabiri cya Yobu ntabwo ari sura ya pili ya Yobu atarahagera umekipata atasoma n'umurongo wa gatatu mstari wa 3 rwose wote. Amen. yuko ari na uwanye nawe mwisi isi yose Ulimwengu nzima uko ingana ulimwengu nzima vinapata nawe yitegereza wewe tazama ulimwengu. reka tumare Amerika yonyine Acha tuhesabu Amerika pekee kuburimo wewe uko weko ndani Imana iri kukwitegereza Mungu anakutazama ntikubonemwe amakosa go haona kosa kwako kwa kuchafua ngo wakumva umeze unaweza sikia je mwisi ulimwengu Uwiteka abaza Satani ati awitegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari na uwanye nawe mwisi ari umukiranutsi utunganye ubaha Imana kandi akirinda ibibi yakomeje gukiranuka kwe n'ubu yakomeje gukiranuka kwe na n'ubu aliendelea aho Yobu yarageze kwenye Yobu alikuwa anafika harakomeye cyane kwa ni nguvu yakomeje gukiranuka kwe alishikamana kwa haki kugeza na n'ubu tangu sasa ubwa mbere mara ya kwanza byari byoroshye ilikuwa vyepesi ariko ubu ngubu lakini sasa na n'ubu hata sasa yakomeje gukiranuka anaendelea kuwa haki wamwitegereje ulimtazama lakini murebe mtazame nawe uheza amaso yawe mtazame witegereze ibyabaye kuri Yobu urebe nuko Imana yamugendereye na Mungu alimtembelea ikamwitegereza ikaza ikabaza Satani wamurebye ukuntu agikomeje guhagarara mu byizerwa nifurije abateranye mugume muhagarare mu byizerwa mugume muhagararira iyo Mana ku munsi w'amakuba n'ibyago izaturengera nubwo banteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri jikalie sinzi niba mwahakurikije sijue kama nanyi mnavifuata sinzi niba mwahakurikije sijue kama mnifuatilia maze Uwiteka sasa Bwana Mungu Uwiteka abaza Satani Bwana Mungu ati anauliza aho shetani witegereje umugaragu wanje Yobu ulimwangalia huyo mtumishi wangu hayo nta uwanya nawe kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye mwisi ari umukiranutsi duniani ni mtu utunganye na mwelevu ubaha Imana kandi akirinda akirinda ibibi na kujepusha na uovu. yakomeje gukiranuka kwe Naye hata sasa anashikamana n'ubu kwa haki n'ubu na sasa nubwo wanteye kumugirira nubwo wanteye ingawa ulinifanya nubwo wanteye kumugirira nabi wajapo kuwa nkamuhora agatse juu yake ili
nimwangamize pasipokuwa na sababu. Unasikia? Satani agira Uwiteka nuko amuhaye Tanya anaambia mkamuhamana ndio tajiri kama imani. Ndio mambo ndio sababu anakutii, anakuheshimu. kubera ko Imana yarize umutima wa Yobu. Mungu alikuwa anaangalia roho ya Yobu. Yemera kumuhora ubusa kugira ngo Satani natsindwe ariko Yobu arahagarara. Uzagira mu bigeragezo Imana izemera kubigeramo ariko uzaba uri kugeragezwa, uzaba uri mu rugamba rw'ibigeragezo ariko ntuhagarara. Imana izaba yabikoreye ubwenge kugira ngo arebe igihagararo cyawe. Ese ntabwo yarizi ko Daniel bazamutera mu muriro w'intare? Ntabwo yarizi imishakasha za Bedenego ko bazabatera mu muriro? Ariko yarabaretse aravuga ngo Shadraka aririya, Mishake aririya, Bedenego aririya, n'abandi baririya. Reka marebe buri muntu ahagararira Imana ku giti cye, yirinda ibibi ku giti cye. Ni kubwira abapureri guhera kuri Venuste kazakagera kuri Gerard, buri muntu yirinda ibibi ahagararira Imana ku giti cye. We kureba Asheri, we kureba Faustin, we kureba Jeremy, we kureba Eugene, ndetse we kureba uwo ari we wese. Hagararira Imana ku giti cyawe. Ube nka Mishake, ube nka Saturake, ube nka Bedenego, ube nka Danieli. Baravuze bati twebwe twizeye Imana yacu. Buri muntu ku giti cye, agakiza n'akanshe, agasangiye n'umuryango, agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Iyo wakiriye agakiza ukipokea wokovu uba wikijije ubugingo unashukuru Mungu awaye ubuzima wako, kubera ko kwa sababu ubugingo bwawe buri muri wowe. maisha yako au nafsi yako ndani yako. Ndio sababu Yesu alisema hivi, nimutayikorera kama hamtakutumikia wewe n'inzu yacu mimi na nyumba yangu tuzakorera Uwiteka. tutakutumikia Bwana. Reka mbabwire kuri uyu mugoroba, niba mudashaka gukorera Imana, niba mudashaka kwirinda ibibi, jewe n'inzu yanje tuzirinda ibibi, tuzakorera Uwiteka kugira ngo tubayeho gukiranuka. Ubyemeye afatanye nanjye kubayeho. Mwiteguye Unashiatalia kwirinda ibibi, kushepusha mabaya, bakorera Uwiteka ku giti cyawe. kutumikia Bwana Mungu yako. Narabaye kuri Dusabe, narabaye kuri Eli, narabaye kuri Hategeka, narabaye kuri Gideon, narabaye kuri Mushimire, narabaye kuri Mama Nema. Ku giti cyanjye Wangu binafsi byanjye nzabijamo ku rubanza rwanje ku giti cyanjye. yangu itaingia yangu Izarucira yangu binafsi ibyo bihembo ntituzabihabwa, nikatile ntabwo nzabisangira n'undi. Yobu yaravuze ati naho ibi byose bigezeho, inakuwa kwangu, ariko lakini umucunguzi wanjye kombozi wangu naho napfa gawa igihe kizagera wakati utafika uzamwirebera, ntabwo agomba gutira amaso, ahubwo amaso yanjye niyo azamureba. Twifurije kuzareba Uwiteka n'amaso yawe utayagiye ahandi, bikubaganiriza mwewe. Imbaraga yo kwezwa, imbaraga yo kwezwa ni ukwiriza ibibi, imbaraga yo kwezwa ni uguhagararira Imana ku giti cyawe. Imbaraga izaza iwawe nta kabuza, nubihagararira Imana nayo izakurwanirira. Yifurije bene data, yifurije bashiki bacu, muhagararire Imana ku giti cyanyu mutarebeye ku bandi, kubera Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa kandi no kubikora izabidukorera. Ababyizeye Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dusubire hariya muri Yakobo. turudie pale kitabu cha Yakobo. Nuko bene data mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azaza. Ni
basabiye kwihangana ibigeragezo bizaza ariko imbaraga yo kweza kugira ngo ibigeragezo bikureho inzira vumilia nibiza bikakuja vumilia nibiza bikakuja resiste vumilia kuchiki ndege sikata tamaa hagarara wewe nibiza bikakuja ubabwire uti nabigeragezo wewe naho mwaza ahantu hagaze hagaze ku gitare ahantu hagaze umfasha akaboko arakomeye mwabigeragezo naho mwakwihinduriza ntacyo mwakora Bisirayeli bageze ku mazi ya Yorodani umuhanuzi yaravuze nabii alisema Yorodani yari ifite ubwibo kabisa. Yorodani ilikuwa na majivu yari zikibariye ilikuwa inaanza kama na wakuu na wameza kuwiteka cyuzi lakini Bwana mrakatachilia imbaraga yawe yo kwezwa nguvu yawe kutakaswa hari ukubaha Imana ilikuwa ni kumtibu Mose arambuye inkoni Mose akinyosha fimbo gusa tu nibwo bwa mbere kwa mara kwanza nta n'ahandi muzabibona n'ahandi muzabyumva amazi gakoze umusozi hepfo no haruguru habamo inzira Abisirayeli barambuka ibigeragezo naho byaba bisumba umusozi Imana izawucamo kabiri